Tuzirikane ku masomo matagatifu y'icyumweru cya gatatu gisanzwe umwaka B. Isomo rya mbere turarisanga mu gitabo cy'umuhanuzi Yonasi umutwe wa gatatu umurongo wa mbere kugera kwa gatanu ugataruka ugafata umurongo wa 10. Isomo ryo mu gitabo cy'umuhanuzi Yonasi. Ijambo ry'Uhoraho ribwirwa Yonasi bwa kabiri. Riti haguruka ujye Ninivi umujyi mugari maze ubamenyeshe icyo nzakubwira. Yonasi arahaguruka maze ajya Ninivi akurikije ijambo ry'Uhoraho. Ninivi rero ikaba umujyi mugari bihebuje. Kugenda byari iminsi 3. Yonasi yinjira mu mujyi akora urugendo rw'umunsi umwe yigisha agira ati hasigaye iminsi 40 maze Ninivi ikarimbuka. Abantu b'i Ninivi bemera Imana batangaza igisibo bambara ibigunira kuva ku mukuru kugeza ku muto. Imana ibonye ibyo bakoraga nuko bahinduye bakareka imigenzereze yabo mibi nayo ihindura imigambi. Icyago yari yabateguje ntiyakibateza. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni ya 25 udukubo 24. Nyagasani tumenyesha inzira zawe. Uhoraho menyesha inzira zawe, untoze kugendera mu tuyira twawe. Nyobora ku kuri kwawe kandi ujye umbwiriza, kuko ari wowe Mana nkesha umukiro wose. Uhoraho wibuke ineza n'urukundo wagaragaje kuva kera na kare. Ntiwite ku byaha n'amafuti nakoze nkiri muto, ahubwo unyiteho ukurikije impuhwe zawe. Uhoraho agwa neza kandi ni indakemwa, nicyo gituma abanyabyaha abagarura mu nzira nziza. Abiyoroshya abaganisha ku butungane, abacisha make akabatoza kunyura mu nzira ye. Isomo rya kabiri ni ryo mu ibaruwa ya mbere mutagatifu Pawulo intumwa yandikiye abanyakorinti umutwe wa 7 kuva ku murongo wa 29 kugera ku murongo wa 31. Isomo ryo mu ibaruwa ya mbere Pawulo mutagatifu intumwa yandikiye abanyakorinti. Mbibabwire rero bavandimwe, igihe kirabashirana. Aho bigeze abafite abagore nibabeho nkaho batabagize, abarira bamere nkaho batarira, abanezerewe bamere nkaho batanezerewe, n'abacuruza bamere nkaho ntacyo batunze, n'abakoresha iby'iyi si ntibagatwarwe nabyo, kuko imisusire y'iyi si ihita bwangu. Iryo ni ijambo ry'Imana. Ivanjiri ntagatifu yanditswe na Mariko umutwe wa mbere kuva ku murongo wa 14 kugera ku murongo wa 20. Amagambo yo mu Ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Mariko. Yohana amaze gutangwa, Yesu aza mu Galileya, yamamaza inkuru nziza y'Imana avuga ati igihe kiregereje, none ingoma y'Imana iregereje. Nimwisubireho maze mwemere inkuru nziza. Uko yagendaga akikije inyanja ya Galileya, abona Simoni na Andereya murumuna we. Bariho baroha inshundura mu nyanja kuko bari abarobyi. Yesu arababwira ati nimunkurikire nzabagira abarobyi b'abantu.
ako kanya basiga inshundura zabaho baramukurikira. Yigiye imbere gatoya abona Yakobo mwene Zebedeyi na Yohani murumuna we bariho batunganya inshundura zabo mu bwato. Ako kanya arabahamagara, nuko basiga se Zebedeyi mu bwato hamwe n'abakozi be baramukurikira. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Muri kumwe na Padiri Theogene Senyoni, umusaserdoti wa Diyoseze ya Nyundo. Bavandimwe muri Yesu Kristu, amasomo matagatifu y'iki cyumweru aradusaba guhinduka no kwemera Yesu Kristu. Mu isomo rya mbere turabona ukuntu Imana ihora yiteguye kuduha imbabazi no kutwakira iyo twemeye kuyigarukira. Abanyaninivi bari barateye Imana umugongo, barangwaga n'ubugome n'ubugizi bwa nabi ku buryo bwose, ariko bumvise ijambo ry'Imana Yonasi yamamaje maze barahinduka. Ijambo ry'Imana ni nk'umuriro usukura, kuryamamazanya ikibatsi cyaryo ni nko kurimburana n'imizi ubuhakanyi n'ibyaha byose, kugira ngo bene muntu bagire ubugingo busagambye. Koko Yonasi yigishije ashize amanga abanyaninivi maze bisubiraho, ngo bari bashigaje iminsi 40 bikabacikiraho, ariko bumvise ubutumwa bwa Yonasi bisubiraho, Uhoraho arabakiza. Ninde Yonasi muri iyi minsi? Ni wowe ubona ibiriho, nubwo byaba bikomeye, ukemera kuba umuhamya wa Yesu Kristu kandi ukaburira abo ushoboye, ubahamagarira guhinduka kugira ngo batarimbuka. Ivanjiri y'uyu munsi iradushishikariza guhinduka. Nimwisubireho maze mwemere inkuru nziza. Yohani Batista amaze gufungwa, nyuma gato azacibwa umutwe muri gereza. Niwe muhanuzi wa nyuma w'isezerano rya kera. Ubutumwa yahawe bwo gutegura inzira ya Nyagasani arabushoje. Uwo yateguriye inzira araje. Igihe kirageze, none ingoma y'Imana iregereje. Nimwisubireho maze mwemere inkuru nziza. Aya magambo akubiyemo ubutumwa bwa Yesu. Aradushishikariza kwisubiraho tugahinduka. Ni amahirwe gutega amatwi iyi vanjiri mu ntangiriro y'uyu mwaka. Mu byo duteganya, ntitwibagirwe umugambi mwiza wo guhinduka, twibuka ko guhinduka bireba buri wese kandi n'iby'igihe cyose. Ese kwisubiraho cyangwa se guhinduka bisobanura iki? Mu Bukristu, guhinduka bivuga kuva mu nzira mbi ngo twemere ijambo ry'Imana. Umuhanzi nyakwigendera Sipiriyani Rugamba yavugaga ko guhinduka atari uguhindukira, ahubwo ari ugukebana. Sinzi niba hari uwigeze akebana ibikanu. Iyo wakebanye ibikanu ukomeza kureba mu cyerekezo kimwe, ni ukuvuga ko uhindutse aba ahindutse wese. Ingero z'abahuye na Yezu bagahinduka ni nyinshi. Twavuga nka Zakewusi. Igihe ahuye na Yezu munsi y'igiti cy'umuvumu i Yeriko, yahise atangira urugendo rwo guhinduka, afata imigambi mishya kandi itoroshye. Ati, 1/2 cy'ibyo ntunze ngihaye abakene, kandi niba hari uwo nahuguje ndamusubiza ibye inshuro 4. Urundi rugero twatanga ni Pawulo wahindutse ahuye na Yezu ku muhanda ugana i Damasi. Twavuga nanone Karoli wa Fuko wahindutse igihe ahuye na Yezu mu isakramento rya penetensiya yaherewe muri kiliziya yitiriwe Mutagatifu Augustine Paris mu Bufaransa. Isakramento rya penetensiya ari ryo sakramento ry'imbabazi rifite ububasha bukomeye mu kutubabarira ibyaha twakoze. Imana iduhindura ibiremwa bishya. Yezu aradusaba guhinduka tukemera inkuru nziza tuzaniye. Uhindutse ntahita aba umutagatifu ako kanya, ahubwo abatangiye urugendo, urugamba rugana ku butagatifu. Niyo agize intege nke akagwa, agwa ari mu nzira, iyo abyutse akomeza urugendo. Bavandimwe, Yezu Kristu nta cyaha atababarira iyo twemeye guhinduka. Akabaye icwende karoka kagacya. Abanyarwanda bo hambere ntibemeraga ko umuntu ashobora guhinduka. Kuri bo
babivugaga mu migani ngo yewe ntawe ukira aho yarwaye, ubundi ngo akabaye icwende ntikoga, ngo niyo koze ntigacya, niyo gakeye ntigatereka amata, niyo kayateretse ntanyobwa. Kuri bo umujura azahora ari umujura, umusambanyi azahora ari umusambanyi, umwicanyi azahora ari umwicanyi, umugome azahora ari umugome. Ugakomeza kuva aho Yezu Kristo urumuri rw'amahanga aziye ku isi, ibintu byarahindutse. Ingoma y'Imana yaratangiye hano ku isi. Kuva Yezu Kristo yakwigira umuntu akabana natwe, akabaye icwende arakoza kagacya, kagashira umunuko, kagatereka amata, kandi akanyobwa ndetse akaryoha cyane. Bavandimwe, natwe Yezu aradushishikariza guhinduka. Buri wese afite icyo yahindukaho mu buzima bwe bwa buri munsi, mu rugendo rwo kwitagatifuza. Icy'ingenzi ni uguhura na Yezu, tukemera ko aduhindura ibiremwa bishya. Uwahuye na Yezu agahinduka arangwa no kwemera inkuru nziza ndetse no kumukurikira. Ese iyo nkuru nziza ni iyihe? Ni urukundo rutagereranywa Imana ikunda abantu. Yarugaragaje by'umwihariko itwoherereza umwana wayo w'ikinege Yezu Kristo. Inkuru nziza ikubiye mu nyigisho nanone za Yezu, ubuzima bwe, urupfu rwe n'izuka rye. Mbese inkuru nziza ni Yezu, jambo w'Imana wigize umuntu maze akabana natwe. Kuba Imana yaregereye abantu ikaza kubana nabo, ngiyo inkuru isumba izindi. Abantu barahirwa iyo bayimenye bakakira Yezu kandi bakamukurikira. Uwahuye na Yezu Kristo ntabwo yizirika ku by'isi. Pawulo mutagatifu mu isomo rya 2 araduha inama agira ati, iby'isi bishira bwangu, ntabwo biramba, niyo mpamvu bitagomba kudutwara uruhu n'uruhande. Tugomba kurangamira uriho kandi uzahoraho, ni Yezu Kristo uduhamagara ngo tumukurikire. Arahamagara buri wese muri twe ngo tumukurikire. Ngwino unkurikire. Nguko uko Yezu yahamagaye abigishwa be ba mbere, bagasiga byose bakamukurikira. Bari abigishwa be ba mbere bari bafite umwuga, bari bafite gahunda y'ubuzima, si inkora busa. Bavandimwe, abo Yezu ahamagara, ab'Imana itora, baba bafite aho bahagaze, bafite umugambi w'ubuzima, ikabereka ugushaka kwayo, nabo bakayikurikira. N'uyu munsi Yezu akomeje guhamagara abatuma mu muzabibu we. Aradusaba guhindura imyumvire tukamukurikira. Ni ukwemera tugahinduka, kuko hari inzira twari twarahisemo zindi, hari imitekerereze twari dufite yindi, hari imigirire twari dufite yindi, hari byinshi byayoboraga ubuzima bwacu. None turashaka kwiyemeza kujya inyuma ya Yezu ngo abe ari utwereka icyerekezo nyacyo cy'ubuzima bwacu. Guhinduka harimo kwemera gusiga incundura zacu za buri munsi, gusiga ibyadufataga umwanya mu buzima bwa buri munsi, aho twumvaga dushingiye imibereho yacu, gusiga aho twumvaga badufitiye runini mu buzima bwacu bwa buri munsi. Mbese ni ugusiga byose ukarangamira Yezu. Bavandimwe, mu gusoza ndongera guhamagarira buri mukristo gukomera ku isengesho. Nubwo COVID-19 ikomeje kutubera imbogamizi ituma tudahurira hamwe ngo dusenge, nk'abemera si igihe cyo gucika intege cyangwa ngo twihebe. Dukomeze dusengere Imana hamwe mu ngo iwacu, kuko urugo ari kiliziya y'ibanze ishingiye ku rugo rutagatifu rw'i Nazareti. Turusheho guhamya uwo twemeye kandi tumutabaze mu bituremereye, kuko yumva amasengesho yacu. Kuri iki cyumweru kandi dukomeje gusabira ubumwe bw'abakristo. Dusabe Nyagasani ngo twese tube abakristo koko, tube abakristo by'ukuri mu mvugo no mu ngiro. Mwese nongeye kubifuriza ibihe byiza,
ibihe birangwa no gutega amatwi kumva ijwi rya Yezu riduhamagara ngo tumukurikire. Nifurije buri wese gukomera mu rugendo rwo kwisubiraho no kwemera inkuru nziza y'umukiro Yezu atuzaniye. Ijambo ry'Imana rikomeze rituyobore kandi ritubesheho. Nyagasani Yezu nabane namwe.